Impinduka mu gipolisi cy'igihugu cy'u Rwanda zigiye kubaho ntabwo zari zisanzwe, tugiye kubasomera imwe mu myanzuro Perezida Paul Kagame yafashe nyuma yo kuganira n'abashinzwe polisi y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abavugizi bacyo, turi buze kubabwirira hamwe muri kino kiganiro. Ikindi kandi iri tangazo by'umwihariko riragaruka ku buryo abarangije kwiga kaminuza ndetse na segonderi bagiye kujya bahabwa akazi, bamwe muri bo bagatangirana amapeti bitewe n'amashuri bafite. Ni nyuma y'uko kandi Perezida Paul Kagame yarebye agasanga kimwe mu bintu bituma igihugu cy'u Rwanda gisigara inyuma ari ukuba mu gipolisi cy'u Rwanda udasangamo abapolisi benshi bize kaminuza, kuko abantu benshi barangiza kwiga kaminuza baba bashaka akazi nyine kazajya kabahemba amafaranga afatika, byibuze nabo bakareba ko bakikura mu cyiciro cy'ubukene kandi mu gihe gitoya. Ibi ni byo koko, ariko hano Perezida Paul Kagame yabisobanuye neza, ndetse kandi ibi ngibi bikaba biri gutanga amahirwe ko bamwe mu bantu cyangwa se urubyiruko rw'igihugu cy'u Rwanda rurangije kwiga kaminuza rugiye gutangira kujya rubona akazi kandi rugahembwa umushahara mwiza, ndetse yewe bakanaba mu bigo bya leta mu gipolisi cy'igihugu cy'u Rwanda. Mbere na mbere reka ngoreze ikaze kuri YouTube channel Rwanda Room TV, kubwire ngo ngende Isa, kubwire kora subscribe kugira tubana ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka umunsi ku munsi, gusa reka tubanze turebere hamwe iri tangazo Perezida Paul Kagame yasohoye by'umwihariko rigiye guhindura ubuzima bwa benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse nawe niba warize segonderi cyangwa kaminuza ushobora kuba urimo. Umutwe w'iri tangazo uragira ati: iri tangazo by'umwihariko rirareba urubyiruko rwose rwize kaminuza, aho tugiye kurebera hamwe cyangwa se kubafasha kuba twakemura ikibazo cyari gihari cyo kubura akazi. By'umwihariko iri tangazo rirareba abantu cyane barangije kwiga kaminuza batarengeje imyaka 25, aho bagiye kujya binjizwa mu gipolisi bagatangira bafite ipeti rya ofisiye, bagiye kujya bahabwa ipeti rya ofisiye kugira ngo bumve ko nabo amashuri bize afite agaciro kandi nabo ko hari ahandi yabageza. Ni nyuma y'uko abantu benshi barangizaga kwiga kaminuza bagahita ko bagendaho bakicara ndetse bakanga no kwapurayinga mu gipolisi, mu gisirikare kugira basi barebe ko babona amaramuko, ariko bo bagiye kujya babatangiriza ku mushahara mwiza kandi urenze uw'abandi bapolisi bose, aho bo bagiye kujya baba mu bigo bya leta, igihugu akaba aricyo kibatunga, bagahembwa amafaranga agera ku 200,000 ku kwezi. Ibi ngibi akazaba ari amahirwe kuko niyo waba uri umwarimu uhembwa 300,000, ariko witunze byanze bikunze ayo mafaranga aba agomba kuba makeya, mu gihe utaha buri kintu cyose ukakimenyera, ariko hariya ho leta izajya ikumenyera buri kimwe, yaba amayinite, yaba MPs, yaba ibyo kurya ndetse yewe n'imyambaro. Wowe ikintu uba wimenyera gusa ni nk'igihe ufite urugendo rw'aho ugiye kujya, amafaranga nyine yo ni wowe ugomba kuyitangira, ariko ibindi byose bizajya biba biri ku mutwe wa leta, nibo bazajya babigukemurira. Urumva ko rero iki ngiki ni kimwe mu bisubizo igihugu cy'u Rwanda cyicaye kikarebaho, kikavuga ngo tugomba kubikora gutya kugira ngo turebe ko urubyiruko rwacu rwakikura mu bukene, ndetse natwe yewe igihugu cyacu tukabasha kugiteza imbere duhereza agaciro n'umwanya abanyeshuri bize kaminuza batakaje. Ikindi kandi tukaba twifuza no gukemura ibibazo by'uko tuba dufite abasirikare, abapolisi benshi ariko bataba bazi kuvuga Icyongereza cyangwa se Igifaransa cyangwa Igiswahili cyongera kuri mu Kinyarwanda baba bazi, cyangwa se ururimi kavukire. Ibi ngibi akaba ariyo mpamvu rero basohoye rino tangazo. Reka ngushimire, njye twabanye ndi Isa kuri Rwanda Room TV, subscribe, ciao ciao.